arutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo. Mama nari ndi hafi ye cyane ku buryo nta munsi wiraga nagiye kumureba. Yakundaga kumbwira ngo dore ni wowe uri hafi, ujye uza kundeba urebe uko naramutse mu gitondo, urebe n'uko umunsi wiriwe. Muryango ya Mose muziningirire icyambere twaganiraga na Ena akavuga ati nkunda umugabo ntacyo ampaye ntanga n'imbwa ntacyo ampaye. Ubuka ni umuherero, ububwa mbere ni ukujya kwicura bakakura ku butunzi ukaburya warangiza ukabyonona warangiza ugasinzira. Ubwo bwa kabiri ni ukwimuha guharanira. Ubwo bwa gatatu ni ugusaba uwo wimwe. Ubwo bwa kane ni ubunebwe. Ubwo bwa gatanu ni ugukabya ubwoba. Niyo mpamvu bavuga ngo ubwoba n'ubwoba birabyaranye. Ubwo bwa gatandatu ni ukudatabara ufite ubushobozi. Ubwo bwa karindwi ni ugukora ibikorwa bigutesha agaciro. Ubwo bwa munani ni ukutuhabiriza inshingano. Thank you.
iryo sezerano urisoreze uhane no mu isi uwo rurengera nugenza utyo mwami wanjye umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa nibwo nzakumenya mukunzi mukiza nirati imbere yawe tuzahora nibwo nzakumenya mukunzi mukiza nirati imbere yawe tuzahorana Yesu cyomami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa nzakumenya mukunzi mukiza nirati imbere yawe tuzahorana Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma iryo sezerano urisoreze ubane no muri isi iryo sezerano urisoreze ubane no muri isi ururengera urugo rw'Imana ajya runyereka runyegeye arubishuriye bituma nifuza cyane kugerayo niyo mwandu w'Imana Yerusalemu nshya bituma nifuza cyane kugerayo niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya bituma nifuza cyane kugerayo niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya abizera bazajya kuba muri isi naho tuzakirira ahantu hatagerwa n'umubisha ibi ahantu twabihungira naho n'isi naho n'ijuru n'iwabo wabizera naho n'isi naho n'ijuru
tuzimuka mw'isi tugere iwacu aheza twubakiwe n'umukiza ku mana yacu hari amazu menshi yubaka isuku tutarabona ijuru tuzimana n'umukiza tuzimuka mw'isi tugere iwacu aheza twubakiwe n'umukiza ku mana yacu hari amazu meza yubaka isuku tutarabona niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahorana niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahorana niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahorana. Basezerere hano, abo basezerere hano, abo barasezerera hano. Ubwenge hano arafasha gutera ntukanimo kavuge muri video aravuga ati uko nyine nzashyamo indirimbo kwa ibintu yavuze se barabigize yenda so Ziko zumbi zina jane
bitegura kwakira umubiri w'umushiki wacu babishoboye bahaguruka isomoza kudubaza bakabafite kwakira mu cyubahiro umubiri w'umushiki wacu barangiryo ndetse turetse indirimbo Oh,
basabe twitegura kwakira umubiri w'umushiki wacu babishoboye bahaguruka twisoza guhimbaza kwakira mu cyubahiro umubiri w'umushiki wacu barangiriro ndetse turetse indirimbo. Mana ndagushimiye umwanya mwiza turagushimiye kuko Imana ishobora kandi Imana ishukunda wowe urema umuntu ukaba uzi iherezo rye tugushimiye ko mu ijuru abakuru b'ubuzima bahora bavuga ngo uri uwera natwe turi hano ku isi Mana turaguhimbaje kuko uri uwera kandi uyu munsi wa none turi aha ngaha uyu munsi wowe twe tubabaye nk'abana b'abantu kuko usarura aho wabibye ariko mu ijuru waranezera kuko umugeni yitaye turagusaba kugira ngo rero iyo dufashe muri gahunda z'umunsi wa none
umuyobozi wa gahunda, ijambo rya turi hano, abatanga ubuhamya bwa mushiki wacu, kandi dusengera n'imiryango kugira ngo bifate mu mugongo kandi bikomeze uyihumurize itorero, igihugu, abavandimwe n'inshuti, twebwe twese mwami Imana uhumurire n'imbaga mu mitima yacu. Urakoze data ko dufasha muri gahunda zose, ari umuyobozi wa gahunda natwe ukatugira neza, kandi imiryango mwami Imana ashyize n'abana nabo ukaguma kubahumuriza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Akoze twicare turimo ibiciro atureze indirimbo guhumuriza icyaha. Samuel umuntu ufite iyi modoka plaque LAH 038 J kuzimya amatara Papa King.
murakoze cyane korali Byiringiro ku kumurengeza duhaye twihangane turi hafi kuruhuka muri irabuza igihe gito intambara igashira amakuba tuzayavamo kandi tuzayasiga tuje kuruhuka imbere y'Imana yacu Yesu. Reka twongere tuvuge ngo mukomeze mwihangane, umuryango wihangane, korali mwihangane, itorero ryose, mushiki wacu yaratashe yararuhutse yageze mu bwami bw'Imana. Karere umwanya tubwire umwanya gusa kwakirana, twakire abantu bose bageze aha ngaha batabaye baje buri munsi mukuru wa mushiki wacu. Imana yashimye ikamuhamagara, twakire mwebwe mwese aho agiye guturuka, twakire by'umwihariko umuryango wasizwe n'anoseta abana buzukuru, turabakiriye hano mu mwanya inzu y'Imana, Imana yo mu ijuru ikomeze kubahumuriza kandi ibafashe. Turakira abakristo bose basenga hariya batsinda aho mushiki wacu yasengeraga kurabura mu Imana, ndetse n'abaturanyi bose bari batuye hariya, namwe mwumvemo ikaze. Twakire korali Byiringiro aho mushiki wacu yakoraga umurimo w'Imana. Ndabizi ko mwabuze urubingo rutoroshye, ntabwo turabakire kano kanya kandi Imana ikomeze inafashe. Twakiriye abashumba bw'izabutumwa turi kumwe muri uwo mwanya wo guherekeza mushiki wacu, namwe mwumvemo ikaze. By'umwihariko dufite umuyobozi wacu umushumba w'ururembo rwa Kigali itorero rya ADEPR arahari. Reka tujye kumusaba ahaguruke asuhuze iteraniro kugira ngo dukomeze nawe tumwakire uno mwanya. mukomere kandi kugira amahoro ya Kristo Yesu. Nakoze cyane nsumba mwumvemo ikaze muri uwo mwanya. Ndabizi ko ejo mwari mu makuru ariko kugira ibibazo bituma mutaboneka, hamwe n'abandi bayobozi ariko uyu munsi mwabonetse nanjye umugisha. Twakiriye abandi bose bakora mu zindi nzego, inzego z'ibyo za leta, abari aha ngaha, buri muntu wese aho yavuye, abavuye kure n'abavuye hafi, mwese turabakiriye mu mwanya. Imana muzima ikomeze ibahereze umugisha. Kuko twese rero tubona amasaha yacu ahagaze azagenda, reka tuze twabwira ijambo ry'Imana ryo kuduhumuriza. Tusabe twatosere fate mikoro asenge umushumba w'ururembo aze atugezeho ijambo ry'Imana ryo kubasha guhumuriza imitima y'aha ngaha. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina rya Yesu umucunguzi wacu, bagushimira ko uri imbaraga zacu kandi ari ugukomera kwacu. Ijambo riratubwira ngo umufasha utabura kuboneka mu byago no mu kuba, kandi bikavuga ngo icyo gituma tutazatinya. Turagushimira ko Imana igihumuriza abantu igihe gikomeye, igihe nk'iki ngiki. Turakomeje kugusaba ngo ukomeze gukomeza uyu muryango, ukomeze itorero, kandi ukomeze inshuti n'abavandimwe. Umukozi wawe ugiye kutugezaho ijambo ryawe, komeza kumushyigikira nk'uko usanzwe umushyigikira, kandi ijambo ryawe rikomeze kugira imbaraga mu mitima y'abaryumva bose. Ubane natwe muri uyu mwanya, Mwami, ihumure rivuye mu ijuru rikomeze riganze muri iri teraniro. Tugire neza, kino kintu cy'amateka mu izina rya Yesu. Amen. ndagira ngo nongere
basuhuze kandi ngere fata umwanya nihanganishe wese inshuti abavandimwe ndetse n'umuryango muri rusange. Ntabwo byoroshye mu gihe nk'iki kubona amagambo akwiriye umuntu yakoresha ahumuriza abantu, ariko reka mbabwire ngo nimukomere, mukomere. Imana y'amahoro ikomeze imitima yanyu mwese kandi bahihumure bikwiriye. Ku mushumba wa paruwasi bivuze, inkuru y'ibyago twayimenye tutari muri Kigali, dukomeza kuvugana n'umushumba wa paruwasi, nawe akora ibishoboka byose byagombaga gukora kuva hano no kujya Gisenyi, akanararayo ari abaje icyo gihe ari n'abari basigayeyo. Twagumye kubanana hafi kugeza ku munsi w'ejo, ariko twagize n'umwanya wo gusura abakiri kwa muganga, barimo Pasitori Murenzi, kandi aragenda yoroherwa. Twizera ko mu gihe cya vuba aza gukira akamera neza akagaruka. Hanyuma rero ejo twashoboye nanone kuza kwifatanya namwe, ariko uyu munsi byadukundiye kuko ntitwari duhari nyine. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Tuje gusoma muri uyu mwanya kugira ngo Imana inyuremo ivuganiremo natwe kandi ihumurize imitima yose iri hano. Dusome mu gitabo cya kabiri cya Samweli, dusome mu bice byaho 14, dusome umurongo wa 14. Agace kaho kamwe kabanza karavuga ngo twese tuzapfa duse n'amazi yamenetse hasi atakiyoboka, mu rw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka Imana yacu. Twese turi hano ku mpamvu tuzi, impamvu yatuzanye. Hari umuryango Anonsiyata, ari inshuti, ari abavandimwe, ari n'itorero. Twaje hano nyine ku mpamvu z'urupfu, urupfu rwadutwaye Anonsiyata, kandi Bibiliya Imana irabizi ko urupfu ruhari. Ntabwo ndi busubire mu mateka y'uko rwaje, ariko rurahari. Duturanye narwo, dutwara abo dukunda, dutwara abato, dutwara abakuru. Bibiliya rero iratubwiye ngo twese abaremwe, twese abahumeka, twese tuzapfa, tumere nk'amazi aseseka, umuntu ntabashe kuyayoba. Biragoye cyane kwiyumvisha ukuntu umuntu usenga, umuntu wubaha Imana, umuntu umukiranutsi, umuntu abantu bakundaga, umuntu wari ukenewe agira ashaka bacika akagenda. Ariko Bibiliya irabizi yuko ibi bihe biranatubabaza.
usomye mu gitabo cy'Abatesalonike hatubwira uburyo ki ibi bihe bitubabaza, tukababara, tugashavura ndetse tukanarira. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo nubwo ibi bintu bibabaza abana banjye, nubwo bibabaza, ariko muramenye mutazaheranwa n'umubabaro n'agahinda, ngo mubabare nka babandi batagira ibyiringiro. Twebwe dufite ibyiringiro, turi hano tubabaye, ariko nanone n'undi mwanya twabonye wo kugira ngo duserebure, twizihize ubuzima bwa mushiki wacu Anonsiyata yabayeho, Imana imushyira mu muryango yavukiyemo, igera igihe imuha gushaka no kubyara, akora imirimo yarakwiye gukora mu gihe cye. Imana ishima ko igihe cye kirangirana n'uriya munsi w'igisenyi, maze akaruhuka imiruho n'imihate ya hano mu isi. Rero uru rupfu twese ruratureba. Uba umunyamafaranga menshi, uba umukene, uba umuntu w'umunyabigango, w'umunyembaraga, we na wa wundi abantu bavuga batasigaje. Hari abantu baba bifitiye amagara matoya, bavuga ati yewe ntazarenza, ariko ukabona abanyabizigira baragiye. Bimwe bajya bavuga ngo ibuye rimeneka urwondo rugira gute, rugize ukubuma ruri aho ngaho. Nuko iyo igihe cyageze cy'umuntu cyo kuruhuka imiruho, imihati, hari n'abantu bazi kwitaho cyane, bakita ku mubiri, kandi ni byiza. Abaganga barabidukangurira, ni byiza kwita ku mubiri, tukirinda ibintu byatuma wangirika ugaterwa n'indwara. Ariko nzi umuntu w'umuatlete, ari umuntu ukora amasiporo menshi, agahora yita ku biro bye, akita ku buzima bwe, akita ku mirire ye. Ariko umunsi umwe araryama, arasinzira, ntiyeguka. Twumvaga rero umuntu dufite ukomeye, utapfa gufatwa n'akantu k'akarwara kabonetse. Araryama, arasinzira, ntiyeguka. Hari umugabo w'inshuti yanjye yaranditaga, ariko akaba inshuti, twakoranye imirimo y'ubucuruzi, akaba yari inshuti ya data cyane, yari inshuti ya papa, ariko tuza no gukorana n'umurimo w'Imana. Dukorana umurimo, turi abadiyakoni twese, kiragera genza kurobanurira izindi nshingano, mba mwarimu, nyuma mba na pasitori, ariko nawe akomeza umurimo. Yari umugabo rwose Imana yagiriye neza, kandi yari umuntu ufite imbaraga, umuntu afite n'ubuzima bwiza. Ariko bukeye ararwara, indwara bakimubwira indwara arwaye, yahereye uwo munsi araremba, ajya kwa muganga, inama biranga, ajya mu buhinzi biranga, aragaruka. Uhereye umunsi yamenye ko arwaye, ntiyongeye kugira ubuzima, biragira birihuta, byaje byihuta. Ni ukuri twese tuzapfa, tumere nk'amazi. Abarundi baravuga ngo araseseka ntibayobora, araseseka ntibayobora, kandi niyo biranga byatubwiye tumere nk'amazi yameneka, umuntu ntaba akibasha kongera kuyayobora. Ntabwo twamugaruka. Ni nayo mpamvu tubabaye, kubera ko ntabwo ashobora kugaruka.
muri ubu buzima. Korali mwaririmbanye, mwakoranye umurimo, murababaye kuko umwanya yahagararagamo icyuho cye nta wundi wagihagarara. Icyuho cye mu muryango, inama ze, impuguro ze, ubujyanama, akamaro yaramamariye abana, umurimo yaramaze, icyo yaramaze mu itorero, icyo yaramaze muri community aho yaratuye, ntibishoboka ko azongera kuhahagarara. Niyo mpamvu abantu bababaye. Twaturirimba ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu tukababara rwose, tukabyumva ko urupfu rwaducegesha. Hari igihe wumva nyine noneho iyo upfushije umuntu utanamurwaje ngo muganire, ugire igihe cyo kuganira, abana agira ijambo asiga ababwiye, pasiteri we baganire, asige baganiriye. Birababaza, birababaza. Ariko impamvu turi hano nk'abashumba, twaje kubabwira ngo nimuhumure kandi nimukomere, kuko Anonsiyata watuvuyemo aho ari niho heza kuruta aho yari ari. Imana yashimye kumuruhura, imbere umukiza. Nagira ngo soze mubwira ko ari inzira y'ukuri, kuko ubwe yarivugiye ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ubasha kugera kwa Data ntamujyanye. Rero twizere Imana, twizere Yesu, kandi no mu gihe cy'ibyago, gihe cy'umubabaro, tubabara ariko tubabarane n'ibyo byiringiro, tuvuga ngo uwacu araruhutse, arasinziriye munsi y'umuzuko w'abapfuye. Abizeye Umwami Yesu bazumva ijwi rye, hanyuma bakanguke bamusangane. Reka rero kugira ngo umwanya dufite tuze no gukomeza kumva n'ibyateguwe bindi, harimo n'ubuhamya no kuza gukomeza tujya ahateguwe kuruhukira uyu mubiri Anonsiyata. Soreza aha ariko tubabwira ngo nimukomere kandi twizere Yesu, kandi abapfuye bamwizeye bazongera babeho, kandi babeho ubuzima buruta ubwo babayeho mu isi. Imana ishimwe, Imana ibahe ihumure rikwiriye. Munyemerere dusenga Imana tuhagurutse kugira ngo dukomeze n'ubundi atugejejeho twibuza kuko twese tuzapfa. Twe turirimba neza ngo abageze baragwiriye, abandi bari mu nzira. Uyu munsi nibo, n'ejo twebwe, twese turabatangira ko kuzanira iyi nzira. Kandi kujejeboka kuko Imana turemanye na kera turagire cyane, tuboneka mu isi igihe gito, ikindi gihe tukayivamo. Akoze neza umugisha, tubwire umwanya wundi wo gutanga gufasha uyu muryango. Iki ni ikirori kidategurwa, n'Imana biteguye, kandi umuryango wigeze wicara, kandi wigeze wicara ngo witegereze kuri uyu munsi. Uyu ni umunsi wadutunguye, nubwo Imana itatunguye. Nicyo gituma rero tugomba gufasha umuryango. Korali Ibyiringiro mwatambuka mukaza, bagira ngo nimudufashe mu gutanga ibiseke, komeza n'imbere. Ntibishoboka no hanze ndabona hari abantu mwagerayo
ntange ubufasha jiringa kuturirimbira, hanyuma birashoboka ko utaba ufite ubufasha bwawe mu mufuka, ufite ikoranabuhanga, ufite muri telefone, turaza gukora kuri telefone yi 0788 664 ni ku izina rya Gakuba Thierry, kandi isubiremo 0788 664 urasangaho izina rya Gakuba Thierry. Mana ibahereze umugisha. Ahora
tugejejeho ijambo ry'Imana, indirimbo z'abaririmbyi kandi byiganjemo mesaje yo gukomeza imitima yari ihungabanye. Nanjye reka mvuge ngo dukomeze kwihangana. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ubuhamya ndetse n'amateka bya mushiki wacu. Reka dufatanye abantu bagabanye amajwi tubufashe. Ntabwo ari abantu benshi bazi gusoma Ikinyarwanda bitewe n'amateka, ikindi kandi abantu bari bagenda bakura. Reka dufatanye Mujaweyezu Anonsiyata mwene Gahene François na Mukamama Feleste. Yavutse 1963 avukira mu cyahoze ari Kigali ngari, ubu ni akarere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya. Yashakanye na Ndahiro Jean utakiriho, wagiye mu 1994. Babyaranye abana 6, hariho 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Bose barashyingiwe bari mu ngo zabo. Byumvikana yaramaze kubitubwira ko asize abuzukuru 3. Itorero yabarizwagamo ni ADPR kuva mu mwaka w'1997 kugeza ubu muri 2025. Ibyo byatumye akomeza ibyizerwa kuko byamuhaye kwizera Imana cyane ko ishobora byose mu buzima, kuko yarasigaranye abana wenyine. Imibereho myiza yagize, abana be bose 3 yasigaranye, yarabareze neza, arabakuza, anabashyingira neza bya Gikristo nk'uko yabitojwe muri Kristo Yesu. Umuryango avukamo kwa Gahene François papa bavukana ari abana 9, hasigaye abana 8, naho umwe yitabye Imana uwo yavukanaga nabo. Nta kibazo bari bafitanye, bari babanye neza. Amashuri yize amashuri abanza 8, yiga icyo bita seraye imyaka 3, ndetse agenda afata n'andi mahugurwa, formation zitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hanze yayo. Imirimo yakoze: yabaye umwarimu mu mashuri y'incuke, noneho nyuma yaho agenda akora imirimo ye itandukanye ku giti cye mu iterambere ry'umuryango we, ariko akayifatanya n'umurimo wa leta n'umujyanama w'ubuzima. Agiye kugeza ubu yari agikora mu bindi nk'uko leta yacu dukangurira gukorera mu makoperative n'ibibina. Nawe ntiyasigaye inyuma kuko yari umubitsi w'ikibina dufatanye. Bigendeye ku bunyangamugayo n'ubushishozi bari bamuziho,
Imana imuhe iruhuko ridashira. Turabizi ubwo ubutumwa bwa famiye bagize bati turabizi ugiye kare tukigukeneye, uradusize tugifitanye ibanga rikomeye ry'ubuzima. Igendere uruhukire imbere y'Imana wakoreye ubudahwema. Twebwe n'abana Imana yaduhaye tuzahora tukwibuka ibihe byose. Uruhukire mu mahoro. Ngayo amateka nyakwigendera Nonsiyata. Bikanga ariko mugenzi yigire hafi nawe mu ncamake atugezeho. nanjye yitwa mugenzi Leo, ni umupasiteri ariko benshi muri mwe tuzi kubyiniro kubera ko igihe tumaranye igihe nari asisita minisitiri benshi muzi izina rya asisita, igihe nari kenshi nayamurera hano ndabizi, ariko ubu aho bigeze ni umupasiteri kandi nkaba n'umuprofeseri. Umuntu umukorera mu muryango witwa World Mission Frontiers, nkaba n'umuprofeseri nyine muri iyo kaminuza University of World Mission Frontiers. Umuryango Anonsiyata Mujawayezu, ubuzima bwe bwaranzwe n'amagambo ane. Iyo yateranyije inyuguti zibanza akora icyo wakwita arabs. Mujawayezu Anonsiyata yari umuntu unyurwa agashima, appreciation. Ukabireba mu ruhanga rwe, ukabireba mu maso he, ukabibona ku minwa ye. Yaranyurwaga kandi agashima ibintu ku bintu byose. Yari inshuti yanjye, yari inshuti ya madamu wanjye, yari inshuti yacu, kandi na se yari inshuti yanjye. Icya kabiri, love. Yari afite urukundo rugaragarira mu magambo ye, mu bikorwa bye, mu mitekerereze ye, mu mibereho n'imibanire y'abandi. Ijambo rya gatatu, peace. Yari umunyamahoro. Yari umunyamahoro mu rugo, yari umunyamahoro muri bagenzi be bakoranye umurimo w'ubujyanama w'ubuzima, yari amahoro ku cyaro. Ni ukuri amahoro ye azakomeza mu muryango we kandi akomeze no mu bandi. Service. Yari umuntu utanga umurimo. The highest use of life is service. Gukoresha ubuzima mu buryo bw'indashyikirwa ni akamaro umumariye abandi. Yabaye umujyanama w'ubuzima, atanga igihe cye kugira ngo afashe abandi kugira ubuzima. Uyu ni umurimo yakoze igihe kinini ndetse afatanyije n'amadamu wanjye. Mu mwanya muto mfite rero naganiriye na se wa Nonsiyata. Uretse ko yitiranwaga n'umukobwa wanjye Mujawayezu, twanategeraga nkamubwira nti rero nabyaye umukobwa umwe, nawe uri umwe mu bakobwa banjye. Yabyakiriye gutyo kandi nuko twanabanaga. Ariko umuryango wa Gahini n'indi yose ishamikiye umuryango wa Nonsiyata muzirinde ibintu. Icya mbere, twaganiraga na Gahini akavuga ati nkunda umugabo ntacyo ampaye, ntanga n'imbwa ntacyo ampaye. Ubwo kandi umuherero ubwo bwa mbere ni ukurya ukicwa, bakakura ku butunzi ukaburya, warangiza ukabyonona, warangiza ukasinda. Ubwo bwa kabiri ni ukwima waguhaye. Ubwo bwa gatatu ni ugusaba ububwirwa. Ubwo bwa kane ni ubunebwe. Ubwo bwa gatanu ni ugukabya ubwoba. Niyo mpamvu bavuga ngo ubwoba n'ubwoba birabyarana. Ubwo bwa gatandatu ni ukudatabara ufite ubushobozi. Ubwo bwa karindwi ni ugukora ibikorwa bigutesha agaciro. Ubwo bwa munani ni ukutubahiriza inshingano. Reka ndekera ubundi muzabumbaza, reka tujye ku mugabo. Umugabo nudatatira icyizere n'icyubahiro cye. Umugabo arangwa n'ibikorwa byo gutabaza, arangwa n'ubudacogora, arangwa n'ubudaherana, arangwa no kwihangana, arangwa no kutagwirinda agasangira n'abandi, arangwa n'ubudahemuka, arangwa no kubigira akamaro. Ibyo byose hamwe n'ibindi tuzagenda tubibandikira mu dutabo
kuko ntabwo bifuza umuntu wese ukomoka muri gahene wabimbwa bakajya badutura iyo dushaje twaragiye bakaba bajya baducaho umugani ngo umugabo abyara imbwa muramenye icyo ni igiti abahungu b'abahererezi n'ababyeyi babo bafite ukuntu bagiye baganira kabiri yaramuri hafi ntabwo twamuniganira ijambo rero ndagira ngo tumuhe akanya nawe abashe kubohoka mushiki wacu we muraza kuduha umunota niyo yaba umusororo nawe agira icyo avuga ku mubyeyi wacu murakoze. Haleluya haleluya. Mbere na mbere mbanze gushimira Imana kubera ko umugeni atashye kandi akaba atashye yiteguye. Mama nari ndi hafi ye cyane ku buryo nta munsi wiraga nagiye kumureba. Yakundaga kumbwira ngo dore ni wowe uri hafi ujye uza kundeba urebe uko naramutse mu gitondo urebe n'uko umunsi wiriwe. Mu by'ukuri nageragezaga nkabikora, rimwe na rimwe naba nagiyeyo nkoherezayo madamu akajya kumufasha imirimo. Mama yari umuntu w'inyangamugayo, yari umuntu ugira ukuri, yari umuntu utanga icyizere ku muryango nyarwanda. Mu by'ukuri tubuze umuntu ukomeye. Uko duhagaze hano turi abavandimwe batatu, wageraga iwacu ugasanga hari n'abandi bavandimwe yagiye abyara hirya no hino, abantu bose bamwitaga mama. Yari umubyeyi w'abantu bose. Ajya gutaha ni mu bantu ba mbere bahageze mbere y'uko akora ruriya rugendo. Nkihagera yarambwiye ngo imirimo yose nayisoje, nakoze akazi, naraye nkora nkoropa, amasahani nogeje, imyenda nafuze, nakoze imirimo idasanzwe. Icyo kintu yambwiye, arambwira ati gusa naraye umutwe undya, ariko hagati aho mfite n'urugendo rwo kujya i Gisenyi. Iyo yabaga hari ahantu mfite ho kujya yambwiraga. Ubwo rero ngiye kubona ngo naragiye, numva inkuru iteye ubwoba yica umugongo. Mu bo bajyanye bose nari nababonye. Mu ma saa 9 nibwo numvise inkuru mbi bavuga ko abantu bakoze urwo rugendo rwo kujya i Gisenyi bitabye Imana. Numva ndababaye, gusa muja wa Yesu Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze, ntabwo twasoza tutabashimiye. Dushimiye abanyakabugo, dushimiye umuryango, inshuti z'umuryango. Hari abavandimwe dufite baturutse mu gihugu cya Kenya, abavuye Uganda turabashimiye. Dushimiye abantu babanye na mama. Imana ibahe umugisha rwose, mwakoze kutuba hafi. Imana ibahe umugisha. Murakoze, nitwa Uwamahoro Odila, umwana w'umukobwa w'uyu mubyeyi Mujaheza Anonsiyata. Mujaheza Anonsiyata twabanye nka mama mubyara, ariko kandi ngo yari afite n'umukobwa umwe mu bahungu babiri. Twabanye nk'abavandimwe, ambera mama kandi mukuru wanjye. Nshima Imana ntabwishe mfite byo kuvuga umwanya muto ko Yesu ari umugeni wa Kristo.
ntabwo muja Yesu nabona icyo muvugaho, ariko muri makeya Imana yamaze igihe cy'imyaka 4 imutegura nk'umwana twararanaga, twabanaga umunsi ku munsi, nkabona ko ari mu gihe cyo kwitegura. Yamuteguye kuva muri 2022, aho niho yatangiye kumva ko ijuru agiye kuritaha, kuko rimwe na rimwe najyaga ngira ngo aranagiye, ariko mbona Imana imwongeje indi myaka kugira ngo tuzakomeza kubana, ariko igihe cyari iki ngiki. Nshimiye Imana rero, Imana yaciye umugeni. Umunsi wa nyuma duheruka kuvugana atari kuwa 5, yarambwiye turaganira akanya karekare. namwe mwese kontribution twabasha gutanga muri kano kanya ngiye gusengera uyu muryango. Tubasabe twese duhaguruke, abakristo mwese muhaguruke, dusengere uyu muryango, tubashyire mu maboko y'Imana. Imana nayo ihumure, Imana izi umubyeyi aho umubyeyi atari, ababyeyi batari, Imana n'umubyeyi turabizi, twarabibonye. Reka Mushumba w'Ururembo rwa Kigali adufashe atuyoborere iri sengesho. Yego, tukasabe abapasitori babazengurukire Imana, tubasengere. Imana yacu, Imana y'izerwa, nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, icyubahiro no gukomera, tuje imbere yawe tukweretse aba bana basizwe n'umubyeyi umuja wa Yezu Musiyata, aba bana b'abuzukuru tubazanye imbere yawe Mana, kugira ngo uhagarare mu cyuho, kuko niwe wenyine ubasha guhagarara mu mwanya ukwiriye, kandi ibintu byose bikagenda neza. Twagiye tukubona mu bihe bitandukanye, aho wagiye ufata inshingano zikomeye, ubwo abantu bibwiraga yuko birangiye, ariko ugaseruka nk'Imana, ugakora nk'Imana, kandi imirimo ukoze ikagaragarira amaso y'abantu bose. Tukweretse aba bana, tukweretse abuzukuru mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo aho Nosiyata atari uhabe nk'Imana. Utanga inama nk'umubyeyi, niwe mubyeyi wacu, natwe twese waratubyaye, waradutwise, uratubyara, turabana mu rugo rwawe. Turagushimiye rero, dore n'aba nabo n'abawe Mana. Turakwinginze kugira ngo inama za kibyeyi ujye uzibaha, impuguro za kibyeyi ujye uzibaha, aho mwami batabonye mama uhaseruke nk'Imana. Sapoti yose yaba iy'ubushobozi financier, yaba mwami inkunga uko yaba isa uko bwose, icyo batazashobora uzagishobore, icyo batazamenya uzakibigishe, kuko uri Imana yabo, uri Imana yabo. Urakoze, turagushimiye. Ubarinde kwiheba, ubarinde amagambo n'amajwi y'urucantege, ahubwo ijwi ryawe ryiza ribakomeza mwami, ribungura ubwenge, ribigize imbere byo kukumenya no kukwizera no kuba abagabo nyabagabo. Nibyo dusabye kugira ngo iryo jwi ntirigatuze kumvikana mu mitima yabo. Turagushimiye ko uzabana nabo, turagushimiye ko uzabarera ukabakuza, turagushimiye ko uzabateza intambwe nziza, turagushimiye ko uzabageza ku bigero byiza bishyitse bikwiriye, bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntakaboneke icyuho, ntakaboneke guseba, ntakaboneke kumwara, ntakaboneke kwiheba, ntakaboneke gusubira inyuma, ahubwo Mana fata iya mbere ku buzima bw'aba bana, maze
babone imana mu buzima bwabo, kandi aho mama atari bajye babona imana iburyo n'ibumoso, nibakebuka bakubone, imbere n'inyuma nibakebuka bakubone. Ntukabihishe na gato, ahubwo amaso yabo ajya kubona uko bukeye n'uko bwije. Murakoze, turagushimiye ko uzakomeza kubana nabo ukabagirira neza. Byose ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane, tuje mu mwanya wo gusezera, ariko reka tubasabe abantu babashe gusezera mu rugo, nta mpamvu yo kwanga kandi gusezera, ahubwo tubashe kureka umwanya wacu. Barambye ngo ntabwo mu rugo basezeye, ubwo batasezeye mu rugo rero twese tugiye gusezera. Kansabe korale Byiringiro mutambuke, mukomeze mudufashe guherekeza mushiki wacu mu ndirimbo. Tugiye gukora gutya, igihande nicyo tugiye gutangira gusezera. Muzaza muza musezere zihari zabafasha hano mu mugisha. Irabaza byakuba muri isi naho tuzacirira ahantu hatagerwa n'ibintu twabibutse. Is
nuko koroneli yasigaye kiriya twebe intambara nze ndebe koroneli